Ishyanga ritagira ubwenge ni umuvugo nanditse mu kwezi kwa 12 mu mwaka w'ibihumbi 2013 jyewe Habyarimana Thomas Sankara. Ishyanga ritagira ubwenge ni ishyanga ritari ishyanga, ishyanga ritari iry'ukuri, ishyanga ribuze ubwenge, ubwenge bweza Imana. Iryo shyanga nje kubabwira ritotezanya ritemana, Imana niryo yatoye. Ryibereye mu mashyengo, mu manama y'umushyikirano, mu makinamico n'amacenga, mu mahamba ya politiki, mu bukungu butabakwira no mu bukene bw'akarande, mu isambu ingana umusambi n'ibisenzegeri bisega, n'abana bari mu bibazo bazonzwe no kuburara bahora birarira. Hari inzererezi mu mahanga, mu rushyana rw'abashyugumbwa, kwihindurira ubutegetsi no kwishyiriraho ubutabera no gutohoza amateka no gutoneka abahonotse, rya shyano ry'itsemba abantu riherutse kwikubanga muri za 1990 na 1994. Ishyanga ritagira ubwenge kuko Imana ari ryo yatoye. Ntiwagoreka ikigoroye, ntiwagorora ikigoretse, niyo mpamvu y'iryo shyanga, dore Imana yararitoye. Nahoraga ndira amanywa nijoro, ngatega amaboko ndetse ngapfukama, nterega Mana warabatoye, ubababarire kuko wabamenye. Ni ishyanga ritagira ubwenge. Mpora mbasabira imbabazi, mbaririra nsaba ikigongwe, ngo ibahanagurire ibyaha, batamera nk'ab'i Sodomu, ngo ibabareho umurava, bakanyifuriza ibyago, bashaka inkuru mbi kuri jye. Nayobewe icyabateye gituma batinya kubaza gutera kumenya, ngo bamenye imvo n'imvano y'amagambo amva mu nkanka abahinyuza ibyo bahugiyemo, ngo abahindurire gahunda, myitwarire n'imikorere. Iryo shyanga ribuze ubwenge ryamenyereye urwango, rikikundira kwica, rihora ricumba uburozi, ryamazwe n'uburyarya, ryiga gukora ibyaha, rikiyemeza kubeshya, rikanga umurage waryo, rikabaho nta gakondo. Nzahora ndi umubibyi, zinyanyagiza aha hose, zizanigwa n'imikeri, izindi zigwe ku kara, zizagwa hari ubwiza, mu butaka bwizewe, zizakura zisagambe, zeze abaheza ishyanga, zizagere ku bategetsi batwawe no kutabwirwa, zizagaruka zigwije abazaraga urwo rugwiro. Imana yararishatse koko ni ishyanga ryayo, nta n'undi warishobora. Yarishinze ku nyabutatu, bihishurirwa n'umushumba, umusemburo w'ubwoko yawusize mw'ayo moko, gukorangiza amizero azabageza ku bwami n'ubwiza bwo ku Mana. Bene Imana ntibiburira, bene Aburahamu mwizere, nubwo mwirirwa muzerera, ibyo mwijejwe ntibijegajega, abizera niwe babarwaho. Nubwo baba abanyamahanga, ariko ngo uzatwara ibihugu, abanyamahanga bakamukeza, azaba asangiye nawe amaraso. None si nyabutatu nyarwanda ni gute yabaye Abisirayeli, ko ari amoko atatu adahuye uretse guhurira ku ishyanga? Ishyanga mba mvuga igihugu cyacu, ariko mwibuke ko gahunda ya wa musemburo twasutswemo ari umusingi utuma dusugira, ngo dusingire bya bisingo byo mu masezerano adasumbwa no mu masano adasimburwa. Ndabibabwiye jye wabibwiwe, kuko nta wundi n'umwe ku isi wasobanura uyu mushinga usibye jyewe bawushinze, ngo abashoza mu nyigireho bageze kubu bugira neza mwagiriwe na nyir'ibiremwa. Ni umushinga urimo ubushake n'ubushishozi bushimikiye. Imyariko itatu umwami yavuze ni mwebwe nyabutatu nyarwanda, naho umusemburo wawuhishemo ni wa mugore wavuye ikusi akajya gutemberera Salomo, akahavana isaro ry'isimbi rigasagamba ryambukiranya, rigaseserera mu nyabutatu, rikayisembura ngo idasumbwa, igasingira ubwami bw'ijuru, kugira ngo izaheshe amahanga amahoro babuze kuva kera. Nk'uko Herodi yishe impinja, Farawo akica igitsina hungu, Hitler akica bene Yuda, ishyanga naryo ritagira ubwenge ryaragerageje riratsemba, ritsotsoba bene wabo, rigira ngo inyabutatu nyarwanda itsembwemo umusemburo wayo. Ibi nsobanuye mu magambo y'ubu bwiru bwuje ubwenge bwari bwahishwe n'Imana mw'ibi binyejana by'imyaka utasanga no mu madini n'abanyamashuri baminuje, mu batera inzuzi n'abahanuzi. Ni ubwenge bwabarenze, ni bwa bwiru buvuga ubwami bugomba kwamamazwa isi yose, maze imperuka ibone gusohora. Kuvuga menshi siko kuyamara, ayo mbabwiye muyagarukeho, nimuyahaga muyasubiremo, n'udasusuruka urasuherwa, gusera intanyurwa n'ugusesa. Umuvugo uzakurikiraho ni uwitwa Mbonyimana Ikangutse.